abatinya umuriro mugende hato mutaza guhinduka indembe ndarekura cyane birenze nk'umusirikare uri muri burende ubu namaya ndibari na mwanya afite wo gutanga gahenge umuvuduko mwinshi udasanzwe nk'uwimbwa yari gase mu karenge fayenge ndarekura kuva kejeri kugera mu ntara ntabyo guhagarara naje guteza impagarara ndi umuziki nta kindi kintu nkora nge ndi umuhanzi nyine gusa umuhanzi niko kazi kanjye nicyo gihe ngo natwe twambikwa amapeti nihirinze ku mihanda cyane ndimo gushaka ubukanda gira ngo ndebe ko nabona impamba yo kungeza muri uru ruganda ubwo imirabyo yarasaga inkuba zikubita nge sinatinye none mbasuze inshuti bakunzi ba AD Group ya channel yanyu ibagezeho amakuru agezweho y'ibyamamare ndetse y'abantu barenze nkuko mumaze kumenyerana Josiane Dusingizimana isimbije kwa namwe mu kiganiro cy'uyu munsi ariko nago ndi jyenyine uyu munsi nazanye n'umustar uri super nimvuga umustar wumva umustar kabisa ni umusore kabisa mwiza cyane wambaye neza usa neza ugaragara nk'umustar nyine kabisa ufite ibintu byinshi cyane aza kutubwira uyu munsi rero ntabatinde kabisa tugiye kumuha ikaze abanze atubwire muri make atwibwire kugira ngo tuze gukomeza tugendane neza mwebwe mudukurikire kugeza ikiganiro kirangiye kabisa ngarutse bundi bushadiye nije mbubutse mu kavumo ubu ntaby'imikino ingoma zahinduye imirishyo turiruka nka mwishyamba kandi twambariye urugamba ubuho ntakidukanga kuko twafashe izindi ngamba twinjiriye injyana dushaka kwibikora ku mihanda yamamara ive mu Rwanda igere no hakurya yo mu mahanga hakurya yo mu mahanga abatinya umuriro mugende hato mutaza guhinduka indembe ndarekura cyane birenze nk'umusirikare uri muri burende ubu namaya ndibari na mwanya afite wo gutanga gahenge umuvuduko mwinshi udasanzwe nk'uwimbwa yari gase mu karenge fayenge ndarekura kuva kejeri kugera mu ntara ntabyo guhagarara naje guteza impagarara guteza impagarara abakekaga ko nazimye nibashake bahungire kure ngarutse nk'icyamamare nibashake bafate nk'igisare umunwa wanjye niyo mbunda naho nge ndi umusirikare ndi umusirikare wow kabisa rwose ubundi wowe niwe wacu ndakeka abantu mutwumva muri ubu buryo tuje kabisa ubundi none se bimeze bitutangiye wibwira abantu mu buryo bw'injyana rero watwibwira neza nyine uburyo wivuze nyine twise tubyumva ko uri umuhanzi ukora injyana nk'izo za hip hop ariko nyine watwibwira nyine mu magambo noneho ashaka abantu wese ushaka kumva nyine tukumva neza amazina yanjye ni DNG Hope niyo mazina nkoresha ni nayo channel ni nayo wakoresha ujya kuri channel yanjye kabisa niyo wahasanga DNG Hope DNG se urabivuze iki DNG ni amazina yanjye niswe n'ababyeyi nyine gusa naje kuyakorera short list nyacamo kabiri nyine nyakorera abbreviation ntabwo yatubwira arambuye se nk'ibisanzwe bundi ni Ndatimana Jean Damascene nibyo bivuga DNG Ndatimana Jean Damascene DNG kabisa ni byiza cyane the first of all kabisa urasa neza cyane guhera ku birenge wambaye agakweto keza ipantaro n'akadeshire nyine you look like star uri star kabisa byadanje so rero DNG urabona ko nyine twagutumiye kuri iyi channel yacu cyangwa kuri iyi TV kugira ngo ube wagira ibintu byinshi cyane ubwira abanyarwanda cyangwa se banakumenye ugire n'ibintu dusangiza mu buzima busanzwe ukora iki bisa wenda behind y'umuziki hari ikindi kintu waba ukora
oya behind y'umuziki nta kindi kintu nkora njye ndi umuhanzi nyine gusa umuhanzi niko kazi kanje niwo mwuga wanjye ngiye mfite n'amakuru kuri n'umunyeshuri oya reka ntago ari byo yada ariko nta kibazo kabisa nyine ijwi ryawe njyana birajyanye ubundi kabi wowe niwe wacu so rero naza kubivuga abantu bari badakurikiye bakaza kuba turiya mukobwa kahise bigaragaza none ndaza kubikubwira ahandi hantu bebe so rero watubwira ku bijyanye n'urugendo rwawe rw'ubuhanzi ese byatangiye gute ari ukuntu umuntu aba afite imana ariko kuyigaragaza ngabe yajya nko kuri TV gutya bigaragaza ugasanga biragoye kubigaragaza live cyangwa se bikanamugora we nyine urugendo rwawe bimeze bite byagenze gute byatangiye gute njyewe urugendo rwanjye rw'umuziki naratangiye naranditse indirimbo ya mbere ngira igitekerezo cyo kwijyana studio gusa wenda ntabwo nari nakagera kuri level yo kuba nahita nishyura studio wenda haje kubaho izindi support nagiye mbona abagenzi banje b'abaraperi banandenze barenze cyane mbese bahari basanzwe bakora ubundi baramfata tujyanayo dukora indirimbo ya mbere numva biri kugenda neza kandi n'abandi barabishima baravata ibyo bintu ni byiza ubwo urugendo rwa muzika mba ndukomeje gutya ebana numvishe ukora injyana ya hip hop ese iyi njyana ngenda bizi neza ko ari imwe mu njyana zigorana cyane kubera ko ni injyana nyine bisaba isubirajwi isubirajambo ubuhanga itondeke ry'amagambo nyine ebana ngiye mba numva igoye ku giti cyane ese wowe kuki ariyo njyana wahisemo hip hop ubundi ni ikintu nahisemo natangiye nkora afrobeat afrobeat ariko byabaye ngombwa ko mpita ninjira muri hip hop bite nuko hip hop naje gusanga ari injyana itanga ibitekerezo byawe ufite muri wowe kandi byubaka no bigera no ku bandi bantu bikagira icyo byahindura muri societe mbese runaka ndavuga ati ngomba gukoresha injyana ariko bitavuze ko n'izindi njyana ndazikora ndazandika kabisa ese kuvuze ngo ibintu gukora ngo bikaba byagira ikintu bihindura kuri societe nk'indirimbo utangije numvaga nyine iri yibanze cyane kuri wowe ese wowe uramfasha iki muri societe ari izindi njyana ufite zishobora nko kuba nyine zagiye zakwigisha cyangwa zirimo ubwo butumwa uba ushaka guhereza abantu yes zirahari urumva wenda nk'akambahaye kantangira karako kwinjira mu kiganiro kugira ngo baze dutwike ni freestyle yo kwivuga nyine yacu ya kirapera ariko ntabwo navuga ko ari byo nsanzwe nkora byonyine kuriya nsanzwe nkora n'izindi zihindura societe muri rusange kabisa manu uyu munsi uradutamo nago nyine watugendana gutyo gusa ushobora nyine bishoboka basi nimba ntakugoye wadukubitira kandi kantu nyine ku buryo twumva nyine ko birimo fresh let's go twasutse amarira amaraso ntibagiwe n'icyuya twakaswe n'imikwege gusa tugumya guhagarara bwuma twakomeje urugamba dufata intwaro tugumya kurwana baduciye intege hafi no kudutera amabuye gusa nitwagowe n'iminsi ngo dukatire ibyizozi zacu bamwe mu bapingaga dore batangiye kwigarura ubu baratubona mu mitima bakanugunika twarashavuye cyane yego twari turi abapeti ariko iki nicyo gihe ngo natwe twambikwa amapeti nihirinze ku mihanda cyane ndimo gushaka ubukanda gira ngo ndebe ko nabona impamba yo kungeza muri ruganda ubwo imirabyo yarasaga inkuba zikubita nge sinatinye none ubuhiti n'ipinda na jatsi nibyo bigabanya uburibwe reka ngaruke street ngira icyo nabwira maniga yanjye ni mubiri cyuya mukunda umurimo muri cinge ku nzozi zanyu mupfukame cyane mugumye gusenga n'Imana izatanga umusanzu mugabe ibitero mudasubira inyuma nk'ingabo za Ruganzu ibikorwa binoze nibyo bizacecekesha abagumye gupinga tumanuka ibibaya nibiba ngombwa ndetse tunaterera impinga tubareke bavuge ayo bashaka ariko dukomeze guhi kabisa undi wowe ngiye ntabwo izi njyana najyaga nzikunda cyane ariko ngiye ndaza uraza kutubwira nyine nko kuri cana ukuntu witwaho twagukura kugira ngo nyine nanjye njye mbikurikira kabisa ubundi nyine iyi ndirimbo yitwa ngo iki yitwa inzozi nese kuki wibanzemo nyine hibanzemo ibintu byo twarakubiswe twarahondaguwe kuki nyine ari izo ari ibyo ayo magambo numva arimo cyane wibanda kuri background isa nkaho atari nziza
impamvu nabyibanzeho bino ni ubuzima buri muntu agenda ahura nabwo muri sosiyete hano hanze ugasanga ntabwo ari mu buzima bwiza nyine n'igikorwa ashatse gutangiza agagitangiza abantu bagica intege nyine ariko bikaba ngombwa ko atangira kugenda agera kuri za nzozi ziwe na babandi bamwangaga bikaba ngombwa ko batangira kugenda bagaruka bamugarukira ati maniga twari turi kumwe ku mihanda tukambabwire none ikindi nkagaruka mbwira ati abajama nabo bari kuri street ku mihanda ntabwo ari ukugenda ngo uhicare gutyo ujenjeke gusa ugomba gukura agakoti ukabira icyuya wana nyine njye bingoze ku mutima kabisa nyine urumva ko irimo ubutumwa bwinshi cyane 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 ku bantu b'abajene nyine abantu b'abajene bashyira amaboko mu mifuka niwe bahaguruka ngo bakore so rero murabona ko ibintu byacu biryoshye cyane umuhanzi wacu akomeje kudutamo utuntu tw'injyana za danje ariko nyine reka tube twavuga wenda nko ku bindi bintu bisanzwe uri kuririmba mu kanya nakwitegerezaga cyane wambaye nyine ku gicenda cyo hejuru nk'uko bakubona wambaye nyine ingofero n'amarinete bisa nk'ibijyanye cyangwa bikoze ukuntu bya gisitari ese wambara amarinete mu buryo bw'ubusitari cyangwa se n'urwaye amaso cyangwa ni ugutwika nyine biraho ntabwo navuga ngo mbyambara kubwo mfite uburwayi bw'amaso ni nk'uko nambariye imyenda isanzwe nkavuga ati ngiye kwambara nateguye inkweto nateguye nawe wateguye isaha ntabwo tuzi ngwirabara cyangwa se ntabwo ibara wateguye aka gakufi nanjye ni umugeri wanjye mba nateguye nkavuga ati ngomba kubyambara gutya nkagenda ati uyu munsi kuri cano ndahacana umucyo ati kuri cano ndahacana umucyo aka kantu urakumva rero nyine nyikubaza urabona aha kanya turihuye ariko nyine ntago nzi nihuye niho uturuka niho uvuka ubusanzwe nyine uvuka hehe ubusanzwe mvukira Rubavu yes DNG wari umaze kutubwira rero ngo ibi video zawe cyangwa indirimbo zawe ziba ziri kwigisha abantu hanze muri sosiyete twanabyumvise ko harimo ubutumwa bwinshi cyane ese muri sosiyete bagufata gute urugero ese ufite girlfriend girlfriend ntabwo ndamukira shawe ntabwo ndamukira njyewe ndacyari mutoya none se kamubaza uramutse ufite nko girlfriend arahari hanze ari kubona ibihangano byawe ari kumva indirimbo zawe wumva bifata ate kubona umuntu nkawe nyine w'umujama utwika watwitse ese nyine yabifata ate urabona injyana zanyu zigenda nyine mu buryo bwirukanka mugome mwe mwambaye nyine nk'abasitari ese nimba ari nk'umusisi udakunda ibyo bintu abifata ate cyangwa wumva yabifata ate cyangwa we nta nubwo ubitekereza ngo bati si girlfriend wanjye arambona ate mama arambona ate ibintu nk'ibyo no ni ukuvuga ngo mvuze ngo ngiye gukundana n'umukobwa uwankunda ntabwo yankundira ku bw'injyana nkora kamemo ko nshobora no gukora nkakora muri injyana ari hip hop ariko ikaza ari y'urukundo kuko nazo ndazikora abakobwa bakazibona bakazishima bakazikora kavati kabisa nta kibazo birumvikana ese mbere yuko winjira muri ibi bintu ukuvuga ngo hari nk'umuntu wari ufite wari nka roromodo wawe mu Rwanda hano dufite abasitari bakora injyana nk'izo za hip hop batwika bageze no ku rwego rwo hejuru rushimishije ninde muhanzi nyine ukwinspira ku buryo uvuga ati kabisa uyu nguyu niwe wanjye so umuntu navuga wanyinspiraga wenda ubu ngubu ntabwo agikora cyane ariko uramujama mu Kadafu Kadafu hari uburyo yajyaga avuga ibintu bye yitonze neza akabikora fresh niyo ndirimbo ye waba uvuga ati kabisa iyo yankuyemo indirimbo ye ko nzi indirimbo ze nyinshira nyine y'ingenzi indirimbo ye hariyo bita Karimunda ntabwo nyibuka neza yakoranye n'uwo bita Betray ya ndirimbo nayo yaratwikaga cyane najyaga nyumva hanze yarabiciye bigacika ubwo rero urakavuga ati niwe uri kugendera hanyuma uko atagikora se kuki wowe utabiretse ngo batire urumodo wagera biretse no umuntu ni ukuvuga ngo umuntu iyo aparitse ikintu hari ibintu bimwe navuga ngo ubwo yakiyemo kuko ndakeka ubu ngubu asigaye akora nawe ibintu byo mu itangazamakuru
ariko nanone ntabwo byatuma biparika umuntu yakwigishe nose ba mwarimu bose niba retired no kuvuga ngo abanyeshuri nabo bazahita banga gukora ibyari bisanzwe bikora ahubwo barakomeza ako kantu ni keza ko kudacika intege ngo nuko umuntu uri kureberaho yacitse intege cyangwa se ibyo yakoraga bivuyemo noneho reka tujye kuri channel yawe nyirizina hamaze kugeraho ibihangano bingana gute channel yanjye hariho indirimbo ndakeka zigera muri 7 zose kabisa rwose ariko umaze kuturirimbiramo imwe uraturirimbira indi rero urihangana nyine ugomba kuturirimbira kugira ngo abakozi bacu natwe ubwacu nyine twishime n'ibintu byawe tubikunde tujye tubireba sibyo indirimbo ngiye kuririmba iravuga ngo ntabwo nyibuka gusa freestyle yayo ndayibuka iravuga ngo urwo ngukunda ho yasibika byo muri ngero nyaruka nk'imirabyo rurahumura kurusha uturabo wowe umpeshishe miyo ndi mu bagabo udu w'umutima wanjye ubona amazi ubugahita ugwa mu gitereko hagira ubwuzu n'ibyishimo birenze cyane cyane nyeretse inseko nguhaye ikaze mu mutima ngwino wirukana umwijima ni wowe tarari muri kabirusha badutanya baravunika mu mutima urumwe rukumbi nagutoye mu bantu igihumbi kurambana ni wo mugambi wowe uri umuheto nge nk'abo mwambi icyo ushaka nge nzagiharanira sinza tumutakaza amarira nitugera mu bikomeye n'ibinakarange nzana kurwanira nzahora nkurinda ibisambo na bamwe bazana ubugambo barakorera mu gihombo kuko mu rukundo twashizeho ipfundo hanyuma ukambwira ngo nta girlfriend ugira wari uri kuririmba birashoboka ko umuhanzi yitegereza ibintu biri hanze nyine ntabwo ari ngombwa ngo aririmbe wenda situation zimurimo ubwo hari abantu waririmbiye ariko nanjye ndi nk'umujama ako karimbo nakifashije ndi gutereta sibye urumva nyine ko karimo utuntu twiza cyane umaze kugira aba followers bangana gute nimba udatubeshye followers ntabwo navuga ko ari benshi cyane ndacyari birimo kwishakisha cyane uri gutangira ndi umutangizi ntabwo ndagera kure ese niki wabwira abantu badukurikiye gishobora kwattractinga aba followers bakagukurikira wenda uretse kuba tubonye uburyo uririmba ntabwo indirimbo zawe hari abatazizi ariko nyine ushaka kwataka akantu kabisa n'uzi wanjye uzakabona ni byinshi bageze kuri channel yanjye ni byinshi bahasanga byinshi bagatoranya bakumva buri wese agahitamo haba wamugani nk'aba baby z'inkundu zirahari abajama kubasani ibintu byo mu buzima busanzwe nabyo babihasanga buri wese agahitamo ikimwubaka bitewe na situation arimo hari ibintu abantu bakuru bashobora kumva mu ndirimbo zawe ubutumwa bugenewe abantu bakuru ubamo ku buryo nka mama wanjye cyangwa nyogokuru yabikurikira burahari ngaho dukubitemo akantu nyine k'injyana y'abantu bakuru indirimbo iravuga ngo mana fasha mana ndinda babisha ibikorwa ndimo gukora barabibisha ngira inkayi cyasha mana mpa guhinduka mushya ngira mwiza nyicaza ku meza ibikorwa byanjye byose mana bibe byiza ndinda gutogota nk'amashyuza mw'uru rugendo ndimo gukora mpa gutuza mana nje imbere urumva ngiyo harimo na gospel hari ibintu byinshi wana kabisa so rero turi kugenda tugana ku kiganiro cyacu ariko ntago none twagusezera gutyo tutaguhaye nk'umwanya ngo ugire ikintu wabwira nk'abantu badukurikiye abanyarwandakazi cyangwa abantu bakurikiye iki kiganiro cyacu ubutumwa bw'ingenzi wabaha mu magambo makeya icyo nababwira nyine nuko bagomba kwitabira gufollowing channel harya yitwa DNG ndimo kuvuga iyanyu yaje bamara kubibona ibihabera then bakaza gukurikira nibyo abasani mwakiriye nyine na channel zabo bakajya kureba ibihakorerwa nako kandi ariko nizere ko mwakumvishe ugomba kubanza guca kuri AD Group ukabona abantu twakuzaniye bakakurangira channel uhita ujya kurebaho ibintu byabo noneho saza no kuvuga ngo
banze urebe AD Group hanyuma tujya kuri DNG Hope uhakura injyana nziza zituma nyine urelaxa feelinga vizuri sana. So rero tugiye gusoza ikiganiro cyacu ariko ntago twasana tutagushimiye kuba wemeye nyine ubutumire bwacu kaza tugakorana iki kiganiro kandi ndakeka abantu benshi cyane bakurikiye iyi channel hari ibintu byinshi cyane bungukiyemo. So rero ndagushimiye cyane wakoze n'abari dukurikiye namwe mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cyacu mukore subscribe mukore share and comment kugira ngo tukomeze tubagezeho ibiganiro byiza murakoze cyane.